Haleluya. Amen. Unaweza kumpepea Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Vigeregere kwa Bwana Yesu Kristo. Na uwanye nawe haba mu ijuru, haba mu isi, haba n'ikuzimu. Imana yamuhaye izina riri hejuru y'andi mazina yose. Mu izina rya Yesu amavi yose apfukame, yaba ibiremwa byo mu ijuru, mu isi no munsi y'isi ari kuzimu. Rero ndibaza ko wateguye Bibiliya yawe, cyangwa uwo ujya yandika nibaza ko yateguye aho yandika. Haleluya. Ijambo ry'Imana uyu mwanya ni ijambo ritubwira kubijyanye na urufatiro rwo kwizera nyakuri. Le fondement de la vraie foi. Urufatiro rwo kwizera nyakuri. Kuko ari ukwizera kuzima n'ukwizera utari kuzima. Mu Kinyarwanda baravuga kwemera no kwizera. Biratandukanye. Amen. Uko zumva banavuga ngo ndemera Imana, ndemera Imana. Kwizera nyakuri ufite urufatiro rwako. No mu zindi ndimi barabitandukanye. Mu Gifaransa ryitwa les croyances et la foi. Mu Cyongereza believes and the faith. Biratandukanye. Amen. Kwemera, kwizera. Abantu benshi ku isi bakubwira ko bemera Imana. Ariko kwizera Bibiliya ivuga gufite umwihariko. Uyu mwanya tugiye turebe rero le vrai fondement de la foi, cyangwa le fondement de la vraie foi. Kuvuga urufatiro rwo kwizera nyakuri, kwizera kuzima, kwizera Imana yemera. Kubera ko iryo jambo rifite agaciro imbere y'Imana. Amen. Tubasha turebe ku rugendo rwa Paulo rwa kabiri ajya kuvuga ubutumwa. Urugendo rwa mbere yajyanye na Barnaba, kuko Umwuka Wera yari yabivuze muri mu bya Yohana igice 13. Hano turabona n'intangiriro z'urugendo rwa Sawuli mbere yo kwahinduka Paulo, ibice 13 ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Hano no tubona Umwuka Wera avuga ko ashaka kubatuma Paulo akitwa Sawuli na Barnaba kugira ngo bagende mu butumwa yari yarabaremeye, kugira ngo nibagaza muri isi bazabwinjiremo, binje muri uwo murimo. Gadusome vuba. Mu itorero ryo muri Antiokiya hariho abahanuzi n'abigisha, aribo Barinaba na Simoni witwaga Nigeru, na Lukiyosi w'umunyakureni, na Manayeni wareranywe n'umwami Herode, hariho na Sawuli. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, Umwuka Wera yarababwiye ati mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo mbahamagariye gukora. Nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, bahera ko barambikaho ibiganza barabohereza. Amen. Amen. Aha niho rero tubona ubwa mbere Umwuka Wera yohereza abagabo babiri mu mahanga. Bibiliya tubwira ngo uwagize Petero intumwa y'abakebwe, no kuvuga bene b'Abayuda bahawe amategeko, niwe yagize na Paulo intumwa ku banyamahanga. Hano rero turabona yuko umuhamagaro wa Paulo na Barnaba, turabona ko uyu muhamagaro mu rwego mpuzamahanga watangiriye muri Antiokiya. Hano ntabwo ari muri Israel. Amen. Ni Antiokiya yo mu mahanga.
uyu munsi ni mu majyepfo ya Turikiya. Uriya mutingito wigeze kuba muri Turikiya, mu migi yakubiswe cyane ni Antiokia irimo. Rero mu kinyejana cya mbere Antiokia yari ifite abakristo benshi cyane, kubera ko nyuma y'ubutumwa gutangira Yerusalemu, icyicaro gikuru cy'umwami Imana cyahise kimukira Antiokia. Antiokia ihinduka base missionnaire yo gufata amahanga kugira ngo apfukamire umwami w'abami n'umutware w'abatware. Imana ishimwe. Haleluya. Noneho Paulo ajyana, kubera aho rero turavuga Paulo rero ko Sawuli yarapfuye, ndavuga Sawuli uri atotezaga itorero, vuga ngo yarapfuye. Noneho mu cyimbo cya Sawuli hariho Paulo intumwa. Noneho bajyana na Barnaba bavuga ubutumwa mu bice bitandukanye. Ariko ku rugendo rwa kabiri urumva baragendaga bakagaruka. Urugendo rwa kabiri habaye ikibazo hagati ya Sawuli na Barnaba, cyangwa Paulo na Barnaba, kubera yuko Barnaba yashaka ko bajyana na Mariko, yari umuvandimwe we. Barnaba yari nyirarume wa Mariko. Mariko yari akiri muto. Hanyuma Paulo aravuga ati uyu mwana aratugora, kuko turajyana nawe hanyuma agakumbura nyina, kandi mu butumwa turimo nta mikino irimo, taho gutuma umwana. Bayibise Mariko yari akiri muto, n'uyu nyine yanditse ubutumwa bwiza bwa Mariko. Haleluya. Ariko mu nyuma amaze kuba umugabo baje kuzura na Paulo, ubwo Paulo aramuhamiriza. Ariko icyo gihe wari umuriro wo kugendana n'abakozi b'Imana no kubona ibyo Imana igenda ikora. Hapfuye bakazuka, umwana aganezerwa, ibirema bikagenda, abanyabyaha bakihana, imirimo y'ubwami yaramunezeza nubwo ari umwana. Ariko rero yari umwana, ni ukuvuga ngo hagera agateka akabwira Barnaba ati rero ati numva nkumbuye mama. Noneho Paulo aravuga ati rero Barnaba, muri uyu murimo w'ubwami amarangamutima tuyakoresha ku ruhande, kuko ntabwo nahebye byose kugira ngo njye mu mikino. Rero umwana tuba tumureke akure, tuba tumusengera, ariko tugendera abantu bazi icyo biyemeje. Barnaba we ashima ko agumana na Mariko. Nabyo ntabwo dushobora on ne peut pas juger ça, kubera yuko byatumye anakura akavamo Mariko watwandikiye ubutumwa bwiza. Amashyi menshi ku mwami Yesu Kristo. Hanyuma noneho kuko ari abantu b'Imana bazi kujera ibintu byose, kugira ngo Satani ntagire avantage muri iyo situation, Bibiliya ivuga ko habaye dissension, kutumvikana kuri icyo. Noneho Paulo aravuga ati rero nimba ujyana na Mariko, genda ajyana na Sila. Abise noneho Barnaba ministeri ye yevuriwa ukwe, na Paulo akomeza urugendo ajyana nande na Sila. Ubwo n'urugendo rwa kabiri Paulo agiye kuvuga ubutumwa. Noneho Imana itangira rero kubaka autour de Paul, kubaka kuri Paul equipe iyo bita equipe apostolique ya Paul, uvuga ngo abafasha. Imana igenda imubakaho abafasha. Uro afite Sila. Hanyuma muri urwo rugendo bagera mu mujyi umwe, hanyuma bahona undi musore, ariko we ntabwo yari afite amarangamutima nka Mariko, we yaramaze gukamirika gato, yitwa Timoteyo.
Imana ishimwe. Amashyi ku mwami Yesu Kristo. Amen. Hanyuma Paulo bivuga ko ageze i Derbe na nitwa Lusitira, ngo hariho umwigishwa yitwaga Timoteyo, afite nyina w'umuyahudikazi, se w'umugiriki. Kandi ngo bene data nifunga itorero ry'i Lusitira muri uwo mugi no muri Ikoniya, ngo yari afite ubuhamya bwiza. Bahamirije ba Paulo ati uyu musore arakijwe koko. Kadusome rero mu Byakozwe n'Intumwa 16 umurongo wa 1 n'uwa 2 n'uwa 3. Nuko agera i Derube n'i Lusitira, ariyo umwigishwa witwaga Timoteyo, umwana w'umuyudakazi wizeye, ariko se yari umugiriki. Yashimwaga na bene data b'i Lusitira nabo muri Ikoniya. Uwo Pawulo ashaka ko bajyana, nuko aramujyana, aramukeba kubwo abayuda bari bahari, kuko bose bari bazi yuko se ari umugiriki. Amen. Amen. Muvise ko bamutanga ubuhamya. Ubwo rero Pawulo yungutse abafasha babiri, Sila hamwe na Timoteyo. Ubwo ekipe ritangiye kubakika. Ntabwo ari Pawulo yubaka, n'umukara yubaka. Imana ishimwe. Uko Imana nishobora kuguhamagara, hanyuma Imana yirengagize ibyo uzakenera, yaba ari abantu babizerwa, yaba ari n'ibintu. Hano rero turabona ko l'équipe apostolique iratangira kubakika, timu y'intumwa. Imana ishimwe. Baragiye rero mu butumwa bwiza. Ubwo n'urugendo rwa kabiri. Amen. Haleluya. Bagera rero ahantu ushaka ko dusoma, kuko aha naho afite amateka yaho. Muraza kumva uko turi buze kugera kuri rya jambo urufatiro, ukwizera nyakuri. Komeza rero ugeze ku murongo wa 10. Bakinyura mu mudugudu bagenda babwira abaho ibyo intumwa n'abakuru b'i Yerusalemu bategetse ngo babyitondere. Nuko amatorero akomerera mu byo kwizera, umubare wabo ukomeza kugwira iminsi yose. Bukeye banyura mu gihugu cy'i Furugiya n'i Galatiya, babuzwa n'umwuka wera kuvuga ijambo ry'Imana muri Aziya. Bageze ahabangikanye n'i Musiya, bagerageza kujya i Bituniya, ariko umwuka wa Yesu ntiyabakundira. Nuko banyura i Musiya bagera i Tirowa. Nijoro Pawulo ararota, abona umugabo w'umunyamakedoniya ahagaze amwinginga ati, ambuka uzi Makedoniya udutabare. Amaze kurota izo nzozi, uwo mwanya dushaka kujya i Makedoniya, kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Amen. Amen. Haleluya. Paulo na Barnaba, Paulo na Timoteyo na Sila bafashe urugendo bajya kubwiriza amahanga, nk'uko umuhamagaro wa Paulo wari uri intumwa ku banyamahanga. Bagera rero muri iyi migi batubwiye hano, bagera ngo mu gihugu cy'i Furugiya n'i Galatiya. Bageze aho ngo babuzwa n'umwuka wera kuvuga ijambo ry'Imana muri Asiya. Asiya ivuga hano ntabwo ari Aziya yose, iriya kontina nini, nicyo bituma munsi yitwa Asie Mineure, na majyepfo uyu munsi ya Turkiya. None umwuka wera ababuza ko bavuga iryo jambo. Amen. Kubera ko umwuka wera babujije, ngo bageze ahabangikanye n'i Musiya, bagerageza kujya Bituniya. Ko mudafite karite hano mwari kubibona, ni kuvuga ngo bo barashaka kuzamuka bagana mu Burusiya, ibihugu biri haruguru ya Mer Noire, ari inyanja iri hariya. Bo bashaka rero kuzamuka bajya mu bice by'Uburusiya, mu bice bya Georgia y'uno munsi. Amen. Haleluya.
hanyuma umwuka wera noneho arababuza. Umwuka wa Yesu ntiyabakundira, nuko banyura i Musiya bagera i Tirowa, Troas. Bagezeyo nijoro Pawulo ararota, abona umugabo w'umunyamakedoniya. Hano Makedoniya ni mu Bugiriki, ni muri kontina y'Uburayi, ni mu burengerazuba. Ahageze amwinginga ati, nako ahagaze umunyamakedoniya ati, ambuka uze i Makedoniya udutabare. Kuko abo Pawulo bari na Makedoniya hari inyanja, inyanja Mediterane izamutse hariya ifata irindi zina Mer Ege. Hanyuma ngo nuko dutukira i Tirowa turarombera tujya amaze kurota izo nzozi, uwo mwanya dushaka kujya i Makedoniya kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Imana aho ikuresha inzozi, ariko twazita ko ari vision. Imana ifata umuntu w'umunyamakedoniya, mu kuvuga ngo umunyamuraburayi, hanyuma abwira Pawulo ngo muze hano mudutabare. Bamenya yuko ari kubabwira ubutumwa bwiza. Ambuka uze Makedoniya udutabare. Iri jambo dutabare ni ijambo rikomeye. Ni kuvuga ngo umuntu udafite ubutumwa bwiza imbere y'Imana ni ingorwa, ni uwo gutabarwa. Amashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Kabone nubwo yaba afite ibintu bingana gute, Imana imubara ko ari ingorwa. Kuko abanyaburayano si ukuvuga ngo n'abakene, wabibise kugira ngo byitwe ko ba Pawulo bajye kubatabara. Ntabwo ari ibibazo bijyanye n'ibintu bifatika. Ni ukuvuga ngo condition Uburayi burimo ni condition y'ingorwa, kuba bari mu mwijima w'icuraburindi. Amen. Iyo tumenye ko udafite Yesu ari ingorwa, ni ngombwa tukiye kumenya ko dufite inshingano zo kumubwiriza ubutumwa bwiza. Iyo tubwirije ubutumwa bwiza agakizwa, tuba tumutungishije. Usibye ko ubuzima bwe buzahinduka, hanyuma nawe ubwe akishima na sosiyete ikishima. Amen. Ariko cyane cyane nuko akize umujinya w'Imana, nuko destiny, amen, haleluya, izahwana na destiny Imana yamugeneye. Vuga ngo destin ni cy'Imana yakugeneye, destiny ni ukuntu nawe ubigiramo uruhare kugira ngo uzagire iherezo ryiza. Rero kuvuga ubutumwa bwiza imbere y'Imana bufite agaciro gakomeye, kuko nicyo gisubizo Imana yatanze ku kibazo cy'inyokomuntu. Alors, parce que le péché est universel, il a fallu aussi que la solution soit universelle. Kubera ko icyaha cyafashe inyokomuntu yose aho bikagera, waba umuzungu mwirabure, byabaye ngombwa ko Imana nayo itanga igisubizo kireba inyokomuntu yose. Upfa kwitwa mwene Adamu, icyaha ukivukiramo. N'igisubizo Imana yagitanze ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kuko ngo nta rindi zina abana b'abantu bahawe ukirizwa munsi y'ijuru, ni izina rya Yesu Kristo wenyine. None umunyamakedoniya asemburiza Uburayi bwose, kontina yose, arabwira Pawulo ngo mwambuke muze guta. Bamenye rero impamvu umwuka yababwiye ngo ntibazamuke bagana mu Burusiya, atari ko Imana yanga Uburusiya. Ono nshaka ko tubibaza, kubera ko Imana yababujije ngo nibagiye muri north, kuko nord ya Mer Noire ni ibihugu by'Uburusiya hari. Iyo uvuga ngo nimba nord hariya mu Burusiya, amen, umwuka arababwira ngo ntibagiyeyo. Hanyuma mu nyuma ababwira ati muhindukire murebe iburengera zuba. Kubera iki? Kuko ababwiye ngo mureke kujya muri nord mu Burusiya, ariko
umujye mu burengerazuba. Ni ukubera ko mu mugambi w'Imana, mu mateka y'amahanga, Imana uko yatondekanije ubwami, uko buzagenda bukurikirana bugateka isi, ubwami bwa nyuma bw'abantu n'ubw'abaroma, kuvuga ngo burengerazuba nibo buzateka isi kugeza aho ingoma ya Kristo ari ubwami bwa gatanu buzaza. Amen. Nimba rero Roma izateka isi kugera ku iherezo, ni ukuvuga ngo iteka isi izaba ari puissance mondiale, militaire, économique, idéologique n'ibindi. Sibwo Burayi bukabyara Amerika na za Canada, amen, na za Australia niki. None nago mumva impamvu umwuka wera, umwuka wa Kristo, anavuga ngo umwuka wa Kristo, nago mumva impamvu nuko abo nyine Imana yahaye ubushobozi bwo guteka amahanga mbere uko Kristo aza. Imana ibahaye ubutumwa kugira ngo bazabukwize ku isi yose, kuko ubutumwa buzakenera power ibuherekeza. Hari power y'Imana y'umwuka wera, amen, ariko hariho n'imitekere y'isi. Buzakenera mikoro. Roma izaba yafite kuko yapiye amahanga. Wabibise? Niyo mpamvu habaye esclavage, akaba colonisation. Iyo ni Roma yabikoze. Habaye ubucakara, haba n'ubukoloni, ni Roma yabikoze. Kubera iki se Roma yabikoze? Kuko yarushije abandi amaboko. Sibyo? Yesu naza gukoloniza. Hari umuntu uvuga ngo muze munkolonize. Nuko bakurusha amaboko. Hari n'umwe yavuze ngo muze munjyane mu bucakara. Ababikoze nuko barushaga abandi amaboko. Bivuga ngo mu mugambi w'Imana, kubera ko Roma iburengerazuba baza bafite imbaraga ku isi, Imana rero ikinguye urugi ngo ubutumwa bubagireho, hanyuma abo mugabane bakizwe. Si ukuvuga ko abanyapolitiki bo bakizwa neserma, bivuga ngo bakizwe, haguruka itorero rikomeye, hanyuma rizakwize ubutumwa ku isi, rizohereza abamisiyoneri. Nuko kuvaho Paulo yabonye ziriya nzozi, amen, haleluya, mu isi y'umwuka, amen, Imana hari ikintu yashyidepoza ku Burayi. Abahistorien n'abandi bose bashobora kubivuga mu bundi buryo, ariko igisubizo nyamukuru, la puissance de l'Occident, kugira ngo Roma ikomere kugeza kuri saha mvuga, ni ukubera ziriya nzozi Paulo yarose. Ni bwa butumwa bajyanye ngo wambuka udutabare, nibo bwatumye Imana ihanganira Roma n'ibyaha byayo. Izahana Roma, azagerwa izahana Roma, ko biranditse. Ariko Imana yarabihanganiye kugira ngo babe ibikoresho byo gutwara ubutumwa bwiza. Amen, haleluya, haleluya. Wabyumvise? Ninde wabyumvise? Rero nimuzagere rero mwekenya amenyo ngo ariko se bari kubera iki burengerazuba ariho bakandamije isi n'ibiki byose. Biravuga ngo nibituruka ku ngoga uzi kwiruka. Cela ne dépend de celui qui court, celui qui veut, mais de l'Éternel qui élève l'un, qui abaisse l'autre. Ntabwo bituruka ku ufite ingoga n'ibiki byose, wako nguteka niwe azamura, niwe nugira umutima. Niyo mpamvu natangiye mvuga bya Timoteyo, wewe bajene mufite inzozi, sibyo? Mufite inzozi se, ariko zigatinda gusohora, sibyo? No, it's a good thing to have dreams. Kubera ko udafite inzozi urapfa. Cyo ugira inzozi niyo zibeshaho umuntu.
nubwo ava muri iyi si zitarasohora ariko zigire. Haleluya. Hari umugabo dushobora kwigira muri Bibiliya yabeshejeho n'inzozi mu bihe bikomeye cyane. Abeshwaho n'inzozi, bene nyina bene se nako bamugurishije. Abeshwaho n'inzozi ariko Potifari yabaye umugaragu. Abeshwaho n'inzozi ari muri gereza bamureza ibinyoma. Ziriya nzozi nizo zatumye atiheba. Hallelujah. You can live by your dreams. Ushobora kubaho kubw'inzozi ufite. Murabizi iyo abantu biyahuye nuko baba batagifite inzozi. Nta muntu agira inzozi yiyahura, kuko inzozi zishwe mu byiringiro. Rero nushaka yo kumenya impamvu Burayi Imana yabwihanganiye n'amabibwa bwakoreye indi migabane, wabyumvise? Kujyana abantu mu bucakara ngo bajye kubaka ekonomi zabo, ubukungu bwabo. Miliyoni z'abantu barapfa. Ega ntabwo ari abirabure gusa bajyanye, n'abahindi barabajyanye, n'abashinwa barabajyanye. Wabyumvise? Nko muri Canada hariho imihanda, amagari ya moshi n'ibiki byose. Mu nyanja byashize abashinwa nibo babafashe bacakara bakorera imihanda. Babanje gufata abandi bantu atarabirabure, babona nta mbaraga bagira, hagapfa benshi. None baza kuvumbura ngo ahantu hariho bois de ben, twe batwita bois de ben. Ziriya mbaho ziriya ajya ben mwita gute? Ziriya z'umukara. Twe ngo turi ziriya mbaho. Ati rero hari umugabane ubamwe abagabo b'abanyembaraga. Uko niko baje muri Afurika, ntabwo bari bayizi. Uko niko bari aba explorateur babo batangiye kuza, hanyuma bati bari rero nibo bazakora akazi neza. Mu Bufaransa nageze ahantu hariho icyo bita canal, wagira ngo n'uruzi Imana yaremye. Nivuga ngo na kera hatarabaho n'amatrain, hatarabaho n'ibiki byose, kugira ngo ibicuruzwa bive mu gice kimwe cy'Ubufaransa bijya ahandi, byari ngombwa ko bacukura, none bagafata amazi y'inyanja bakayohereza aho hantu, hakaba uruzi rero kugira ngo amato azabagendamo. Barambwiye ko iyo canal abayicukuye n'abirabure, kandi ngo miliyoni z'abirabure barapfuye. Mwabyumvise? Kuko nta mashini zari zihari. Ni nk'uko bakubwira pane Nyabarongo ni ntoya, uruzi runini cyane. Wenda ntabwo bimeze nka fleuve Congo, ariko ni uruzi runini runyuramo amato. Bwari ubutaka buri flat. Bafata abirabure bavana muri Afurika baracukura kuguzaho amazi yaruze akaba uruzi amato, harapfuye. Niyo mpamvu rero na ekonomi za Amerika zose ziriya n'abirabure bazubatse. Amen. Mbere yuko bavumbura z'imashini, bavumbura energie iva electricité, amashanyarazi, petroli, ibiki byose. Ni kuvuga ngo umwana w'umuntu niwe yari mashini. Ni kuvuga ngo abirabure nibo bayubatse. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Iriya Maison Blanche, White House ya Amerika, n'abirabure bayubatse. Abacakara. Mwabise? N'iriya Capitol nayo, inteko. Ni kuvuga ngo rero Imana kuba yarihanganiye ibyaha by'abantu y'uburengerazuba, ari byo bigo by'Uburayi n'andi mashami yagiye avuka, ubundi bwami bagiye bubaka Amerika, bakagenda bakica basangwa butaka bitwa Port Rouge, bakafata za Canada na muri za Australia, bakica naho abari bahari basaga natwe n'abirabure, nabo barabica n'iki byose. Impamvu Imana byose yabyihanganiye
ni ukubera ya mpamvu igihe yabahaye nawe ukwiye gupfa ubusa bateka gusa amahanga, ahubwo nibakore no gutwara ubutumwa, kuko ubutumwa bukeneye ko bujya bunyura ahantu bushobora kugera ku bantu bose, kuko Imana ishaka ko bose bakizwa bakamenya ukuri. Ariko Imana ikavuga ngo nyuma ngo Roma ibyaha byose yakoze byose ngo biro birabikwa, ngo Imana hari umunsi yashizeho izahana Roma. Wabyumvise? Amen. Biravuga ngo inzira zayo ntizirondoreka. Imana ishimwe. Ntabwo ushobora kubaza Imana ngo kuki yahisemo kuriya. Yo ni Imana, kandi ikoze ibintu ntabwo igirwa inama, ikora byose ku nama zayo gusa. Haleluya, haleluya. Noneho Paulo na ekipe ye bambutse bageze i Makedoniya. Amen. Makedoniya bageze, kugira ngo nihute, umugi wa mbere bagezemo ni umugi wa Filipi. Ni ngo urwandiko aba Filipi. Filipi yari umugi wa district ya Makedoniya, wari umugi wubatswe n'Abaroma, kandi wari umugi ukize, wari umugi ufite imbaraga. Amen. Hanyuma twumve umuntu umwe avugwa aho mu mugi wa Makedoniya, twumve ibye nawe. Bene data, muri iyi si mu buzima bwacu nta cyikora, muraza kubibona. Niyo mpamvu rero nta kwiheba, kuko ntabwo uzi ejo iby'Imana irapanga. 11:15. Nuko dutsukira i Tirowa turarombereza tujya i Samotirake, bukeye bwaho tugera i Neapoli. Tuvayo tugera i Filipi, ni umudugudu wa mbere wo mu ntara ya Makedoniya wubatswe n'Abaroma bahimukiye. Tumara iminsi muri uwo mudugudu. Ku munsi w'isabato tuva mu mudugudu tujya ku mugezi inyuma y'irembo, dukeka yuko hariho ahantu ho gusengera. Turicara tuvugana n'abagore bahateraniye. Umugore witwa Rudiya waguraga imyenda y'imihengeri wo mu mudugudu witwa Ituwatira wubahaga Imana aratwumva. Umwami Yesu amwugurira umutima kugira ngo yite ku byo Pawulo yavugaga. Amaze kubatizwa naho mu rugo rwe, aratwinginga ati, nimuba mubonye ko nizeye Umwami Yesu by'ukuri, nimuze iwanjye mucumbikeyo. Araduhata. Amen. Bageze rero muri uwo mugi wa Makedoniya witwa Filipi, mwumvise ko wubatswe n'Abaroma, wari umugi ukomeye cyane, ufite ubucuruzi, ufite ibintu byinshi. Noneho bagezeyo ngo bashaka kujya gushakishaho ahantu hatuje ngo basenge. Amen. Noneho bageze hafi y'akagezi bahura n'abagore, babona bari baraganira. Muri abo bagore harimo witwa Rudiya. Rudiya yari umucuruzikazi. Amen. Kubera ko umugi wari umugi w'ubucuruzi, yari yavuye iwabo Tuwatira. Tuwatira rero ni mu rundi ruhande, amen, hakurya y'inyanja, muri cya gice cyitwaga Aziya ntoya, cyangwa uyu munsi ni muri majyepfo ya Turikiya. Nuvuga ngo nimba tumubona rero muri Filipi, nuko yaje gucuruza, ko umucuruzi, ariko iwabo ni muri Tuwatira. Hanyuma yari umukire rero, ko yacuruzaga ibintu by'igiciro, imyenda y'abantu bakomeye, ibiki byose. Noneho ba Paulo barabwiriza ubutumwa abo badamu. Imana ifungura umutima wa Rudiya. Umwami Yesu afungura umutima wa Rudiya. Kumbe rero iyo umuntu akijijwe by'ukuri, ni Imana iba yafunguye umutima we. Umwana w'umuntu arabwiriza, ariko ufungura umutima ni Umwami Yesu Kristo. Amashi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Nimba warakijijwe rero, umenye ngo hari urutoki rwa Yesu Kristo. Arakuzi rero. Imana ishimwe. Ngo afungura umutima we Rudiya
arizera arakizwa abatizanywa nabo mu rugo rwe. Ahita yinginga intumwa. Hano rero turabona ekipe ya Paulo noneho. Amen. Mbere yari Paulo, Sila na Timoteyo, ariko uhereye igihe bambutse bajya Makedoniya bakurikiye rya yerekwa, hari undi wa kane yajemo, kuko aratangira kuvuga ngo turambuka. Ariko mbere nta tura yari hari. Bivuga ngo uwo rero wa kane rero n'Imana azi gukoresha nk'umu historien wayo, nk'uzandika amateka yera, niwe Luka. Amashi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Ubwo Luka rero nawe ari muri team iragwira rero. Imana ishimwe. None wumviriza rero, nimwibaze, uriya Ludiya kugira ngo ave Tuatira mu gice yaratuyemo, hanyuma ayambuke ajye i Filipi, amen, mu mahanga, ajyanye n'umwuga wo gucuruza, kandi Imana ikamuha ubukire, amen, mbere yuko ahurana ba Paulo, amen, nta n'umwe yari kumenya yuko Imana yamumenye kera atarabaho, niyo Filipi itarubakwa, Imana imubwira ave Tuatira ajye gucuruza Filipi, hanyuma akire yubake n'inzu nini, amen, kuko igihe nikigera cyagenwe n'Umwami Imana, haleluya, azakora umurimo. Amafaranga yazakora umurimo, inzu izakora umurimo. Nukuvuga ngo rero uriya Ludiya yamenywe kera atarabaho, Imana imuplasaho kugira ngo intumwa nizihagera azaba hari. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Uriya rero mu mvugo ya gisirikare mujya mwumva ba Ludiya nk'abariya ni ba advance party b'umwami, bagiye na mbere hariya bagasetinga ibintu, ariko ntabwo baba bazi ko barabisetinga kubw'umwami, baba bazi ko ari ibyabo. Nawe ushobora kuba ufite ibintu ukibaza ngo ni ibyawe, naho ni Imana yabiguhaye kugira ngo mu gihe runaka ukorere Imana. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Rero nta hazaribaho, nta mpanuka, tuba ahantu runaka mu gihe runaka kubw'impamvu runaka y'Imana. Haleluya. Twigishije hano muri izi nyigisho z'ishuri ryo kwizera tuti les païens, tuba mu Kinyarwanda, les païens savent que ils dépendent des temps et des circonstances. Abapagani bazi yuko icyo bari cyo cyose nuko bisanze ahantu hakwiriye heza no mu gihe gikwiriye. Tandis que les croyants dépendent de Dieu, le maître des temps et des circonstances. Abizera bo bazi yuko niba bo icyo bari cyo nibyo bafite, ntibabikesha ibihe runaka bari barimo n'abarunaka bahuye nabo, amen, n'ahantu runaka bahuriye, ahubwo babikesha Imana inyurana ibihe n'imyanya. Haleluya. Nigeze kumva umuntu umwe w'umukire muri interview, baramubaza ukuntu yageze ku bukire bwe, hanyuma aravuga ati umviriza, ntago yarazi Imana umuntu. Aravuga ngo non, c'est pas que je suis un être spécial, suko ndi umuntu udasanzwe. Il s'est fait que byabaye ari igihe byabaye, je me suis retrouvé au bon moment, au bon endroit. Nisanga ahantu hakwiriye mu gihe gikwiriye. Ngo niho hakesha ubutunzi bwe. Mais c'est faux. Ntabwo ari ibyo. Kuko circonstance, ibihe n'ahantu ntabwo ari byo birema amateka, ahubwo nyiri ibihe nyina wo hantu niwe arema amateka. Iyo ukije yari kuvuga ngo il s'est fait que Dieu m'a placé byabaye Imana inshira dans
m'a placé au bon endroit au bon moment. yanshize ahantu hakwiriye mu gihe gikwiriye. Alléluia. Amen. At the right place in the right time. Ahantu hakwiriye no mu gihe gikwiriye. Rudiya rero nawe amaze gukizwa birashoboka ko niyo yamenye impamvu y'ibe byose, impamvu yavuye Tuwatira ntacuruzi wabo akajya gucuruza i Filipi, nuko Imana izamukenera kandi akanamenya ko ibyo afite ni iby'umwami. Kino nicyo kibazo rero, abantu bazi ko ibyo bafite ni ibyabo ariko ni intizanyo. Bwira muzi ati ibyo ufite byose ni intizanyo. Suko uri umunyabwenge kurusha abandi. Hari abantu benshi ku isi bakurusha ubwenge. Amen. Bakurusha ubwenge, bakurusha ibintu byose, bakurusha ibintu byose byagatumye baba aho uri, bakora ibyo ukora, batunze ibyo utunze. Ariko nuko rurema mugenga wa byose niwe yabishatse. Tuve kuri Rudiya rero, mwumvise ko Rudiya yamenywe n'Imana atarabaho, yuko mu gihe nk'icyo azaba ari mu mujyi wa Filipi afite ubushobozi kugira ngo intumwa z'umwami nizihagera ntago zari zimuzi, bari bigendeye gushaka aho basengera. Nuvuga ngo Imana izavuga iti Rudiya rero icyo nakuremeye, Imana nagwaye umugisha, Imana nakuvanye Tuwatira iwanyu nkawuzana muri Filipi wacuruza ukunguka, kubaka inzu nk'iyi nziza n'ibiki byose n'ibyumba byinshi, sibyo? Kandi ahantu hatuje, nuko abakozi banjye ari igihe bazazaho hanyuma bakwiye kugusanga uhari. Ikindi rero gitangaje, Rudiya niwe yabaye irembo ry'ubutumwa bwiza kwinjira mu Burayi. Ubwo nababwiye ngo ni umujyi wa district ya Makedonia. Noneho bararangije Filipi, ariko ego baracumbise ntago baraye mu bihuru, sibyo? Baraye ahantu heza. Rudiya n'abakozi bagaragu bose barakorera wa Paulo niki, bakajya vuba ubutumwa bakaza kwa Rudiya. Ariko umwami yaravuze iki? Ba Petero baramubajije ngo umwami, twebwe twaretse byose twagukurikira bizagenda gute? Aravuga ngo nta waretse se na nyina n'abavandimwe n'iki byose n'ibintu murabibona, atazabura kubisumbushwa inshuro 100 muri iyi si, ngo hanyuma mwongereze no gutotezwa. Bibavuze avec les persécutions, siko yavuze. Mariko mwahageze ibice 10 umurongo wa 28 kugeza kuri 31. Mumvirize hano. Nuko Petero aramubwira ati, dore twebweho twasize byose turagukurikira. Yesu aramubwira ati, ndababwira yuko nta wasize inzu cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa amasambu ku bwanjye no kubwo ubutumwa bwiza utazahabwa ibiruta inshuro 100 muri iki gihe cya none, ari amazu, ari bene se, ari bashiki be, ndetse na ba nyina n'abana n'amasambu, hamwe no kurenganywa, maze mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Yesu aramubwira ati, ndabwira ukuri yuko nta wasize inzu cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa amasambu ku bwanjye no ku butumwa bwiza utazahabwa ibibiruta inshuro 100 muri iki gihe cya none, ari amazu, ari bene se, ari bashiki be, ndetse na ba nyina n'abana n'amasambu, hamwe no kurenganywa, maze mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Amen. No kurenganwa. Ubwo ba Paulo rero ni ngombwa rero niyo nyongezo bakwiye kwihabwa, kuko Filipi niho bakubitiwe, kuko birukanye dayimoni yo kuraguza. Ari umukobwa yari yafashwe bugwati n'abantu bamuhindura business. Yari afite iyo bita l'esprit de Python, esprit ya divination,
umuka wo kuragura. Noneho abantu rero bakaza muri consultation, ariko amafaranga nibaye uwo mukobwa, abo bantu nibo bayafataga ngo binjizaga amafaranga menshi ko abantu barazaga kubaza ubuzima bwabo. Nibwo ngo rero ntabwo ari umuntu yabeshaga, yari afite esprit ireba ibiri imbere ikabwira abantu. Amen. Noneho ba Paulo uko bavuye kwa Rudiya bagiye kuvuga ubutumwa muri uwo mujyi wa Filipi, ya daimoni igahita ihagurutsa umukobwa akagenda bakurikira, ngo abana abakozi b'Imana isumba byose bariho barababwiriza ubutumwa bwiza. Daimoni kazajya ikurikira ba Paulo, ibwira abantu ngo abana abakozi b'Imana isumba byose barababwiriza ubutumwa bwiza. Noneho mu nyuma ngo Paulo arambirwa niyo daimoni iguma isakuza inyuma yabo, nubwo ibyo yavugaga byari ukuri. Ngo Paulo arahindukira ngo kandi ngo yabikoze iminsi myinshi, arahindukira ati mu izina rya Yesu muvemo. Kuva uwo mwanya daimoni imuvamo, ngo je te ordonne au nom de Jésus Christ de sortir d'elle, et sortit à l'heure même. Ngo bari abashebuja rero babonye yuko atakiragura, ya daimoni yagiye. Noneho ngo babaza ibyabaye, bamenya ko Paulo na bagenzi be na ekipe ye nibo birukanye wa mudaimoni yahoraga amuvugiramo ibizaba n'abantu abashebuja kwibonera amafaranga. Bahita rero bahimba ibinyoma, bajya rero ku bakuru b'umujyi bajya kubarega, babarega ibintu biri politike. Mwabyumvise? Amen. Babarega iki hariya Odilo 19. Bashebuja babonye yuko nta ndamu bakimutezeho, bafata Paulo na Sila barabakurubana, babajyana no mu iguriro ku batware. 20. Babashyira abacamanza bati, abo Bayuda bahagarika imitima cyane w'umudugudu wacu, kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora kuko turi Abaroma. Abari bahateraniye babahagurukira icyarimwe, abacamanza babatanyaguririza imyenda, bategeka ko babakubita inkoni. Kandi barabakubise. Urumva ko bariho baravuga ko aba ibyo bigisha ni binyuranye n'imigenzo y'Abaroma. Umenye ko Roma ni itegeka isi icyo gihe. Vuga ngo ahantu hose mu gice cy'isi iyo habaye ikintu gihagurutse against Rome, ikintu kirwanya Roma mu buryo bwose, ruvuga ngo abayobozi ba Roma aho hantu, abagarare Kaisari bakwiye guhaguruka bakarwanya ibyo bintu. Bahise bafatira barabakubita. Amen. Babashira muri gereza, bakomeretse hose, bafunga iminyururu, babashira mu ibohero rya Roma Kaisari. Mwumvise ko Filipi yari umujyi w'Abaroma. Hanyuma nijoro ba Paulo nuko bakubiswe bahimbaza Imana, baramya Imana. Imbaraga z'Imana ziramanuka muri gereza, zinyiganyiza gereza, imfatizo ziranyeganyega, iminyururu ibavaho, imiryango irakinguka. Imana ihabwa icyubahiro. N'izindi mfungwa zose zari ziraho. Hanyuma umurinzi wa gereza bibonye aravuga ati Kaisari azanyica, afata inkota ye ngo ajye kwiyica mbere ko bamwica. Paulo arabibona ati sigaho, turi hano twese nta numwe yagiye. Araza arabareba arababona, yikubita imbere ya ba Paulo, aravuga ngo nkora iki nanjye nkizwe. Ni ukuvuga yamenye ko bahowe agakiza, ntabwo ari abajura. None bavuga ati izere umwami Yesu urakizwa nawe mu rugo rwawe. Amashimisho ku mwami Yesu Kristo. Arizera, abajyaniwe n'abiwe baruva ubutumwa barakizwa ndetse baranabatizwa. Bamaze kubatizwa abavura n'ibikomere n'ibisebe. Amen. Hallelujah. Noneho mu nyuma ababajyanye muri gereza, iteko riraza ngo mugende murekure babantu. Noneho Paulo abwira abo baje abo bakozi ba Roma batumwe ngo baze kubwira ba Paulo ko barekuwe,
Pawulo avuga aya magambo, ukiye kumva ibyo yavuze. Imana ishimwe. 38:40. ayo magambo Were kuri 35 kuri 40. ijuru rikeye ba bacamanza batuma abasirikare babo bati rekura abo bantu. Umurinzi w'inzu y'imbohe abwira Pawulo ayo magambo ati abacamanza baratumye ngo murekurwe, nuko rero nimusohoke mugende amahoro. Ariko Pawulo arabasubiza ati badukubitiye imbere y'abantu nta rubanza rwadutsinze, kandi turi Abaroma badushyira mu nzu y'imbohe, none barashaka kudukuramo rwihishwa? Reka da, ahubwo abo ari bo bazi ubwabo badusohore. Uko mutazi background y'ibi historique, mushobora kutamenya ibyo Pawulo yavuze. Kugeza aho Pawulo yemera kugenda na bagenzi be. Ayo magambo abasirikare bayabwira abacamanza. Bumvise yuko ari Abaroma baratinya, baraza babasaba imbabazi, barabasohora, babasaba kuva muri uwo mudugudu. Bamaze gusohoka mu nzu y'imbohe binjira mwa Ludiya, babona bene data barabahugura, baragenda. Amen. Kubera iki batinye bari abacamanza? Amen. Bari abahagarariye Roma, bari abayobozi b'umugi wa Filipi. Kubera iki batinye bamaze kumva ko Pawulo na Sila ari Abaroma? Ntabwo ari Abaroma mu maraso, baronse ubwene gihugu, kandi bwari buhenze kububona. Kugira ngo ubone ubwene gihugu, citoyenneté y'Abaroma, yari ibintu bikomeye cyane. Kubera iki batinye? Murazi impamvu? Umviriza. Pawulo yarazi amategeko, kuko ntabwo ise yapfuye kugura gusa. Ise wa Pawulo yari umukire, yari umuyuda w'umukire, umugi wa Tarso. Ntabwo yapfuye gusa kugura ubwene gihugu gusa. Nuvuga ngo umenya nico buzakumarira, umenya uburenganzira buguhesha ubwo bwene gihugu bw'Abaroma. Amen. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo ubuyobozi bwa Roma, amen, mu bintu Umuroma, yawe Umuroma kavukire, yawe Umuroma yaronse ubwene gihugu, amategeko ya Roma, amen, mu byo yemerera umusitoyen romain, uvuga ngo Umuroma ukuri, muri ibyo harimo ibikurikira. Ni byinshi sinabibabwira. Icya mbere, Umuroma ava Kagera, mumenye ko Roma yategaga isi yose. Umuroma ava Kagera ntakwiye gusuzurirwa mu ruhame, ntakwiye gukorerwa gukorerwa ibintu bimusuzuguza. Ibyo ni icya mbere. Wabyumvise? Icya kabiri, afite uburenganzira bwo kujurira kugeza no ku rukiko Kayizari Roma. Icya gatatu, nanze kujya n'uburenganzira bwo gutunga ibi n'ibi. Wabyumvise? Nshaka ngume kuri ibi bitureba. Afite n'uburenganzira, haramutse afashwe n'icyaha, kirazira yuko bamukubita inkoni, fuete. Iryo ni itegeko, haleluya, y'Abaroma ryazanywe n'umuntu yitwa, haleluya, amen, umuntu yitwa Canton l'Ancien, Umuroma mukuru mu nzego z'Abaroma, yari homme politique et écrivain, yavutse 234 mbere ya Yesu, apfa mwaka w'119 i Roma. Uyu rero niwe yazanye rero iryo tegeko yuko bibujije Umuroma gukubitwa inkoni. Birabujije gukubitwa inkoni. Amen. Alléluia. Dans le droit civil zabo,
Haleluya. Ni nyinshi, ariho iyo rero yo kudakubitwa inkoni. Murazi ko yitwa? Haleluya. Ni ukuvuga ngo umuroma w'ukuri kirazira kumukorera peine corporelle, ni ukuvuga ngo kumukubita, kubabaza umubiri. Amen. Ashobora guhanishwa ibindi bihano, ariko ibyo ntabwo umuroma, abatari abaroma bashobora guhanishwa ibyo. Amen. Ariko umuroma w'ukuri ntakwiye. Les verges furent interdites pour un citoyen par la lex Portia, itegeko ry'uwo yitwa Canto l'Ancien. Ni ukuvuga ngo uyu yongereje mu mategeko ya Roma. Amen. Urumva ko ari umunyapolitiki, yuko umuroma ava akagera kirazira ko akorerwa ibintu by'icarubozo mu ruhame cyangwa n'icarubozo. Muri ibyo birabujijwe mu buryo formel, kumukubita inkoni. Nibyo bakoreye ba Paulo. Na niyo mpamvu bari bacamanza barabimenye, bari ba magistrat bati turagowe, ati kuko twishe itegeko rya Kaisari. Aba bagabo niba dutware Roma, kuko bafite uburenganzira bwo kujurira. Icyambere ntitwanabacira urubanza, twabakubise tubajura muri gereza, kandi umuroma akwiye kujyanwa mu rukiko, kandi nimba atanezerewe n'urubanza ko bwaciwe, afite uburenganzira bwo kujurira kugeza kwa Kaisari. None aba umviriza, ntitwabaciye urubanza, twabakubise inkoni. Ibyo byose rero baratumanika, bahinda umushitsi. None se iyo Paulo aba atazi amategeko yari kubahindisha imishitsi? Oya. Niyo mpamvu rero umukozi w'Imana akwiye kuba yuzuye muri byose. Amashyi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Hanyuma ngo baraje, umviriza, abaje babahagaze hejuru baciye bugufi bati mutubabarire rwose, ntabwo twari tuzi ko muri abasitwaye Rome, twakoze amakosa, nimutujyane kwa Kaisari. Noneho abakozi b'Imana, niyo mpamvu bivuga ngo muri Kristo ari ibihe byo gucishwa bugufi, ari ibihe gushyirwa hejuru. Iyo Imana yemeye ko unyura mu byo gucisha bugufi, ntuzajye witotomba. Ni ukuvuga ngo ibihe byo gushyirwa hejuru biraza. Amashyi menshi ku Mwami Yesu Kristo. Bava mu mujyi wa Filipi bemye. None reka mbabaze, iyo batajya muri gereza, iyo badakubitwa baje muri gereza, uriya muryango, uriya murinzi wa gereza wari gukizwa? None se kubabona mu ijuru hariho bihuri na za nkoni? Tuzabe twemera umwami atunyuze ashaka, ariko abantu bakizwe. Niba nkubita se 40, amen, hanyuma Nyarwanda agakizwa, hari ikibazo? Piga amakofi kwa Bwana Yesu Kristo. Hanyuma dukomeze. Noneho Paulo rero bavuye rero Filipi, rero bagiye mu mujyi wa Tesalonike, n'undi mujyi wa kabiri wa Makedoniya. Aho ntitwasoma, reka mbavuge vuba niruka. Noneho bageze rero Makedoniya nako Tesalonike, Imana ishimwe. Yewe ni ibyago gutunga Bibiliya utayizi. Bimeze nk'umuntu atigeze ajya gusoma no kwandika, ariko ugasanga muri briefcase ye huzuye ibitabo. Ari no muri bisi agafungura ibitabo bya Jean-Jacques Rousseau, ibitabo by'ibi n'ibi. Twarakize. Urutugu rwarahengamye kubera ububere bw'ibitabo, ntazi no kwandika izina rye. Niko bimeze mu Kristo rero, atunze Bibiliya ntayimenye, kandi Imana yamuhaye abayimwigisha ubuntu. Mugire ko iti kubuntu. Ikibazo ra? None se witungiye iki?
ni nko gutunga ibitabo ntubisome. Bani dufashe. Bageze rero Tesalonike. Nkuko bimeze, Pawulo igihe cyose ageze mu mugi mushya yaheraga muri sinagogi. Amasinagogi nayo Imana yashimye ko yubakwa ku isi, kuko abayuda batataniye hose bubakaga sinagogi, kuko bari kure y'ingoro i Yerusalemu. Za sinagogi nizo zatuma zakomeza kuba ahantu komeza kugaburira ukwizera kwabo. Ariko Imana mu mugambi wayo nuko igihe ubutumwa buzatangira, haleluya, izo sinagogi zizakenerwa, kuko niho yageraga mu mugi nk'umuyuda nyine wese agahita ajya muri sinagogi, hanyuma akazahera kuri sinagogi avuga ibya Yesu Kristo. Rero sinagogi zagize akamaro kanini cyane mu butumwa bwiza mu gihe cy'intumwa Pawulo. Amen. Avuze ubutumwa rero abayuda, reka tubasome. Ari ahantu je tugiye gusoma rwose. Imana ishimwe. Soma 17 umurongo wa mbere. Haleluya. Tugeze ku murongo wa 8 vuba vuba. Banyura muri Amfipoli no muri Apoloniya bagera i Tesalonike, hari sinagogi y'Abayuda. Nuko Pawulo nk'uko yari amenyereye yinjira muri bo, ajya impaka nabo mu byanditswe ku masabato 3, abibasobanurira abamenyesha yuko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye, kandi ati Yesu uwo mbabwira niwe Kristo. Bamwe muri bo barabyemera, bifatanya na Pawulo na Sila n'abagira icyubaha Imana benshi nabo nuko, n'abagore b'icyubahiro batari bake. Ariko Abayuda bagira ishyari, bajyana abagabo babi b'inzererezi ziba mu maguriro, bateranya igitero, batera imidugararo mu midugudu, batera inzu ya Yasoni, bashaka gukuramo Pawulo na Sila ngo babashyire imbere y'abantu. Bababuze bakurubana Yasoni na bene data bamwe, babajyana imbere y'abatwara umudugudu, barasakuza bati, abubitse ibihugu byose baje nino. Yasoni arabacumbikira. Aba bose bagomeye amategeko ya Kayisari, bavuga ko hariho undi mwami witwa Yesu. Abatwara umudugudu na rubanda bumvise ibyo bahagarika imitima. Amen. Yenda. Nuko baka Yasoni n'abandi ngwate barabarekura. Amen. Amen. Aba rero n'Abayuda b'i Tesalonike, nubwo bazanye imigumuko barwanya ijambo ry'umwami, ariko murumva ko hari abantu bakijijwe. Muri abo bakijijwe batubwiye ngo n'abagore b'abanyabahiro. Baba ari hano kuki birevuga we abagore b'abanyacyubahiro, kuko Imana itavuze ngo bakizwa benshi, abagabo benshi n'abagore benshi. Bibiliya hari ijambo rivuga ku busa, kuko yavuze n'abagore b'abanyacyubahiro. Tugeze Atene, amaze kuvuga ubutumwa na Atene muri Areopago, ngo naho abantu bari bahariya tuza kubivuga vuba vuba, naho bamwe barakizwa ngo n'abagore b'abanyacyubahiro barabyongeye. Kubera iki? Ni kuri ya mpamvu ya Rudiya. Piga amakofi kwa Bwana Yesu Kristo. Nubwo Imana ishaka ko abantu bose bamenye ukuri bagakizwa, haleluya, ariko ubutumwa, haleluya, hari ibintu bukeneye n'abantu bukeneye bukomeze urugendo rwabo. Mwabibise? Suko Imana irobana ku butoni. Mwabibise? Ariko ikibazo rero, abantu barakizwa ntibamenye impamvu Imana yabahamagaye. Hariho kuguhamagara kujya mu ijuru, hariho no kuguhamagara ku mpamvu runaka. Kujya mu ijuru yo niyo mpamvu nyamukuru, ariko icyo uri cyo ubutumwa bukugezeho ukwiye kumenya impamvu Imana yakugize cyo. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Abandi rero benshi nabyo bazi, none bagapasa kote y'umugambi w'Imana. Amen. Abatesalonike rero batoteza Pawulo, bashaka kumugira nabi. Amen. Bene data bahungisha Pawulo, haleluya, amanuka anitwa Beroya. Abatesalonike ageze Beroya. Ageze Beroya rero ngo Abayuda b'i Beroya bo bari abanyamico myiza. Bo ntago bigeze barwanya ubutumwa bwa Pawulo, ahubwo ibyo yababwirizaga
bageraga mu rugo bagafata ibyanditswe byera bagasuzuma ko ibyo yavuze koko Kristo Yesu ari we Kristo ko ari ukuri. Bayuda b'Itesalonike babyumvise ko Beroya abayuda bari barakizwa, bahita batuma abantu kujya gukurikirana Paulo na ekipe ye ni Beroya naho. Bazana imigumuko. Mwabyumvise? Amen. Hanyuma rero bene data y'Iberoya nabo bituma Paulo rero nabo bamungije bagende kugira ngo nibamwice. Mwabyumvise? Hanyuma Paulo asiga Timotheo na Sila, amen, abasiga ari Beroya, amen. Hanyuma we baramuherekeza ab'Iberoya, aragenda noneho agera Atene. Noneho ubwo ageze Atene abwira abamuherekeje ati ubwire Timotheo na Sila igihe bizashobokera bazansange hano. Abategereje Atene. Atene uyu munsi ni umugwa mukuru w'Ubugiriki. Amen. Mu gihe cya Paulo Atene none munsi ni kapitale y'Ubugiriki, ariko mu mateka ya Atene kuko ni umujyi w'imbere ya Yesu Kristo, sibyo? Nk'imyaka 800, 600, 500 Atene yari hari. Na Atene rero mu gihe cya kera cy'Ubugiriki, Atene niyo yari iyo bita cité état, ngo yari imigi, ariko imigi imeze nk'igihugu leta. Atene rero niyo yari kuriye amareta y'Abagiriki yose, ni imigi ikora nka leta. Atene niyo yari kuriye kuko nico gicumbi cy'ubwenge. Ameriza identité y'Uburayi ubu bafite, amen, ituruka muri Atene. Atene niyo yahaye isi ijambo demokrasi. Ayubise? Amen. On verra ça. La ville d'Athènes ou la cité d'Athènes à l'époque, est considérée comme le berceau de la civilisation occidentale. Athènes niyo yabyaye imitekerereze y'Uburayi, iby'ubwenge. Ko niho dusanga abasokrate, niho dusanga ba Platon, niho dusanga ba Aristote. Vango ubwenge bwose abanyaburayi bagize, amen, bugatuma badomina isi. Haleluya. Igicumbi cyabwo ni muri Atene. Kandi Atene iryo zina ni izina y'ikigwamana cyitwa Athena. Nuvuga ngo Atene itirirwa ikigwamana cy'Abagiriki cyitwa Athena. Amen. None Paulo yisanze mu gicumbi cy'ubwenge. Arabigenza gute? Arababwira ngo musome Mose. Nimba utarasinzira za mu bwoko kwawe. Erega hano ntaguhakura idini, nunahakura ikomeza idini ryawe. Hano hakura, amen, icyitwa gnose, ni connaissance révélée. Wakura ubumenyi wishuwe. Ariko abantu bamenyera idini hano bararambirwa. Amen. Haleluya. Iki nacyo ni ibintu bibabaje cyane. Kuba ushobora kwitwa umukristo nunamenye nibyo witirirwa. Petero avuga ngo mukwiye kuba mwiteguye kubwira abantu impamvu y'ibiringiro byanyu. None se wabisobona gute wowe utari forme? Ukiri umukristo yabikunda. Ukuri umukristo ari wacu n'abakristo narabatijwe. Ni bake bashobora gusohora amavura abakristo atari uko babuze abantu babigisha. Il y a une pauvreté au niveau de la connaissance de l'Abakristo ijambo ry'Imana. Reka nkomeze ntusatira kurangiza. Imana ishimwe. Haleluya. None Paulo arisanze muri Atene, uno munsi umugwa mukuru w'Ubugiriki. Ni igicumbi cy'abanyabwenge. Ni intiti gusa. Muvuga ati ni intiti gusa. None Paulo arabigeza gute? Arahera muri sinagogi se? Aravuga iki?
hanyuma ngo uko agendagenda muri uwo mugi ngo abona ibigwamana, ibicaniro bigwamana byinshi cyane, ngo abone ikigwamana cyanditse ngo iki ni cy'Imana itazwi. Nuvuga ngo abantu bose imana zabo bari bafitiye igicaniro cyabyo, noneho ngo mu bicaniro bihari iki rero ni cy'Imana itazwi. Nigeze kubabwira impamvu, murabyuka kera impamvu icyo gicaniro cyitwa icy'Imana itazwi. Paulo rero aragenda abahuye nabo akababwira ibya Yesu Kristo. Amen. Ahera ku Bayuda, ku Bagiriki, no ku muntu wese no mu isoko naye bahuye nawe akamubwira ibya Yesu Kristo. Ariko muri we yarafite uburakari kubera igigwa mana. Ni umugi w'ubwenge buhanitse niki, ariko kandi umugi uzuye ibigirwa mana. Hanyuma arategereje bati Timoteyo na Sila bazamusangaho, hanyuma akabwira abantu ubutumwa kubera uburakari afite kuntu bari bararimbuka batabizi. Noneho ahurayo n'abafilozofe rero bitwa aba epicurien na stoicien. Amen. Izo filozofi ebyiri ni filozofi y'Ubugiriki ziganje cyane. Aba epicurien ni abantu bakurikira umuntu wa Epicure, yigishaga bigishwa be yuko le bonheur, happiness, ubuzima bwiza ni ukuba mu buzima, amen, uguma gusa ku bintu ibyo bita ibintu biri naturel kandi biri necessaire. Nuvuga ngo nukwiye kuba mu marari kugira ngo ugire amahoro mu mutima. Iyo bita ataraxi, ukwiye kuba ufite amarari agarukira hafi. Wewe gusa icyo ukeneye mu buzima ni ibintu bijyanye n'ibintu by'ingenzi ukeneye. Ibirenze ibyo ukeneye ni amarari aza kubuza amahoro, noneho ugasanga ubuzima bwawe burangiritse. Cyo ni cyambere. Ikindi nacyo Epicure arigisha yuko, umva c'est ça le bonheur, mwabivise, arigisha yuko nta mana ibaho, ahubwo hariho ibiboneka amanyenyeri biki byose, amen, ubwabyo nibyo byishizeho. Ni kuvuga nta mana yabishizeho. Babita les atomistes, kuvuga ngo ni abamaterialiste ba mbere, philosophie materialiste. Hakurya y'ibitubona nta kindi gihari. Iyo umaze gupfa yoyi birangiye, ngo na mpamvu rero kwibabaza urarikira, ahubwo wowe urebe gusa ibintu by'ingenzi ukeneye, ntujye mu bintu udakeneye. Iyo ni epicurisme. Hanyuma stoicisme naho yenda gusa, ariko yo ifite itandukaniro n'abantu abigisha bo muri twa Zeno. Uwo Zeno yigisha iki? Yigisha yuko umuntu kugira ngo abe mu buzima bwiza, amen, haleluya, ngo akwiye kumenya ngo hari ibintu bimuturukaho n'ibitamuturukaho. Ngo rero ibitaguturukaho ubyihoze, uzagira amahoro. Aravuga iki rero? Ngo il y a le domaine de Dieu et le domaine des hommes. Nibura bo bavuga Imana, ariko atari Imana rurema, ni nature niyo mana. Nivuga ngo hari ibintu twebwe ntacyo twabikoraho, ibyo rero ntibikakubabaze ngo ibyo tubirekere Imana mu bwinshi, ahubwo twebwe tudiringe n'ibyo dushoboye nk'abantu. Amen. Yo ni iki nacyo bigisha ngo kubaho nukugeraho ugira imbaraga mu imibabaro ntikagutera ubwoba cyangwa ituma ugira gahinda n'umubabaro, ahubwo imibabaro ukwiye kubaka imbaraga zituma no mu mubabaro uguma wishimira kubaho. Iyo ni stoicism. Abo rero bahuye na Paulo arabavimberera. Amen. Twumva uko yabyitwayemo, ndio dasatira ku mutwe w'ijambo ryacu. Dusomere rero yahuye nabo bana 16 vuba ugeze kuri 34. Ariko Paulo akibarindiriye muri Atenayi ahagarika umutima cyane, kuko abonye uwo mudugudu wuzuye ibishushanyo bisengwa. Nuko agira impaka mu isinagogi y'Abayuda n'abubaha Imana, kandi no mu iguriro iminsi yose ajya impaka n'abamusangaga. Bamwe mu banyabwenge bitwa Abepikurio n'abandi bitwa Abastoiko bahura nawe,
bamwe muri bo barabazanya bati uyu munyamagambo arashaka kuvuga iki? Abandi bati ubanza ari uwigisha abantu imana z'inzaduka. Babivugiye batyo kuko yavugaga ubutumwa bwiza bwa Yesu n'ubwo kuzuka. iyo mubifate yavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu n'ubyo kuzuka. Baramufata bamujyana muri Areopago, baramubaza bati mbese twashobora kumenya izo nyigisho nshya uvuga izo ari zo? Kuzanye amagambo y'inzaduka mu matwi yacu, nuko rero turashaka kuyamenya ayo ari yo. Kuko abanyatenayi bose n'abasuhuke baho batagiraga icyo bakora keretse gushyushya inkuru no kumva ibyadutse. ngo umuntu wese afite ibitekerezo bishya yajyaga muri Areopago kugira ngo abanyabwenge basuzume ubwenge bwe, nibo bari bafite igipimo cyo gupima iby'ukuri itari iby'ukuri. Nuko Pawulo ahagarara hagati ya Areopago aravuga ati bagabo b'abanyatenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda mu by'idini. Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose, ni nayo yashyize ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse. Kugeza aho baramutega amatwi, ntago barivumbura. Kugeza aho barakurikira. Bayibise. Mumenye abana b'abanyabwenge bakomeye cyane. Igabaniriza abantu baho ingabano z'aho batuye, kugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu, tugenda turiho, nk'uko bamwe mu bahimbyi b'indirimbo banyu bavuze bati turi urubyaro rwayo. Kugeza aho baracyabona ko ari intellectuel nawe. Babyumvise? Kugeza aho bumva ko nawe ari mu rwego rw'abafilozofe, kuko ariho aravuga ururimi nawe ubu bumva. Ariko iriya Mana yavuze ngo nimo dufite kugendagenda n'ubuzima no kubaho, ntabwo ariyo Pawulo arababwira. Bo bazi yuko iyi sanzure, amen, haleluya, muvuma igendesha amanyene n'ibiki, amen, iyo sanzure nyine niyo Mana. Ni muri iyo Mana dufite kubaho ubuzima no kugendagenda mu isanzure, Dieu cosmos. Kugeza aho rero bari kumwe, ndetse yanababwiye n'umupoete wabo. Nuvuga ngo wa muntu rero ntabwo ari musazi. Kugeza aho afite icyo twakumva, ariko dukurikire. Imana yabo mwayumvise, bibaza ko ariyo Pawulo aravuga. Abo n'abastoicien bumva ko ari ya Mana avuga. Nuko rero ubwo turi urubyaro rw'Imana, ntidukwiriye kwibwira yuko Imana isa n'izahabu cyangwa ifeza cyangwa ibuye cyangwa ikindi kibajijwe n'ubukorikori bw'abantu n'ubwenge bwabo. Nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko none yitegeka abantu bose bari hose kwihana. Bageze aho barakanura rero, kuko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose, izarucisha umuntu yatoranije, kandi ibyo yabihamirije abantu bose ubwo yamuzuye. Ageze aho rero byo kuzura. Bumvise ibyo kuzuka, bamwe barabinegura, abandi bati uzabitubwira ubundi. Reka tube turaho. Amen. Ababwiye ibyo urubanza yego na Yesu Kristo, ibyo kuzuka. Amen. Ibyo niyo byamweretse ko uyu muntu ntabwo ari intellectuel. Ati kubera yuko ibyo aravuga ni ibintu biri kure cyane y'imyizerere y'abo bantu, kuko ntago bizera la transcendance, ntago bizera ko hakurya bitubona hari ibindi. Ni ukuvuga ngo bigeze ati no, iyi ntabwo ari filozofi. Pawulo arabyica. Turaza kubibona.
Pawulo arahandi iyi souvenir yayivuze, ariko ubutumwa bwiza ni ishundura. Igihe ijugunywe ari gikurura nyinshi, ariko nta na rimwe ishundura zigaruka zitafashe. N'uyu mwanya ndiho ndavuga hano, nubwo usa nawe usinzira, nubwo usa nawo uvuga ati birarangira ryari, ishundura yajugunywe kandi umwuka wera arakuroba. Haleluya. Ari rimwe umuntu avuga ngo nari hafi kugira ngo mpaguruke, hanyuma numva ikintu kimwe ngo gumaho, wenda ararangiza mu kanya gato, hanyuma mu munota wa nyuma niho naje gukizwa. Umva rero, nubwo muri Areopago bari abanyabwenge filozofi bivumbuye, mumva rero ijambo ry'Imana ntabwo rigenda gusa. Bumvise ibyo kuzuka bamwe barabinegura, ariko abagabo bamwe bifatanya nawe barizera. Harimo Dionisio wo mu Areopago kandi n'umugore witwaga Damari n'abandi hamwe nabo. Amen. Na Damari nawe, vuga iti na Damari nawe. Udamari nawe ari mu bagore banya cyubahiro, niyo mpamvu n'izina rye barivuze. Barakijijwe, sibyo? Ariko abanyabwenge bagize ingorane. Amen. Haleluya. Paulo rero avaho rero, ngira ni ute rero, avuye rero muri Atene. Amen. Ajya i Korinto. Juste soma ku murongo wa mbere 18. Hanyuma y'ibyo Pawulo ava muri Atenayi ajya i Korinto. Asangayo umuyuda witwa Akwila wavukiye i Ponto, wari uvanye muri Italiya vuba n'umugore we Purusikira, kubwo Kilawudiyo yari yarategetse abayuda bose kuva i Roma, nuko ajya kubasura. Hanyuma uyu komeza gato. Kandi kuko basangira umwuga, abana nabo bakorana imirimo, kuko umwuga wabo wari uwo kuboha amahema. Agira impaka mu isinagogi amasabato yose, yemeza abayuda n'abagiriki. Amen. Amen. Tubira ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Hanyuma y'ibyo Pawulo ava muri Atenayi ajya i Korinto, asangayo umuyuda witwaga Akwila wavukiye i Ponto, wari uvanye muri Italiya vuba n'umugore we Purusikira, kuko Kilawudiyo yari yarategetse abayuda bose kuva i Roma, nuko ajya kubasura. Kugeza aho aracyategereje ekipe ye ko bimugereho. None ari Korinto rero. Korinto naho ni umujyi w'Abagiriki. Noneho abana, amen, na Akwila na Priska, amen, cyangwa Prisi, noneho nabo bari bakijijwe. Abo nibo bafashije umukozi w'Imana yitwa Apollo kugira ngo bamwigishe, bamwungure ibyo atarafite mu byerekeye iby'ubwami. Yari intyoza, yari azi ibyanditswe byera, ariko ntabwo yari amenye byinshi mu byerekeye revelation y'Umwami Yesu. Iyi couple rero, amen, haleluya, niyo yamufashije uriya Apollo. Mwumve rero mu kurangiza, noneho Paulo rero yisanze muri Korinto. Atangira rero muri sinagogi arabwiriza. Haleluya. Haleluya. Nawe nyine ahaguruka abamurwanya. Amen. Haleluya. Ari ku murongo wa 6. Nabo bamugisha impaka batuka Yesu, akunkumura imyenda ye, arababwira ati, amaraso yanyu ababeho, njyewe ntandiho. Uhereye none ngiye ku banyamahanga. Amen. Amen. Komeza. Ahera akavayo yinjira mu nzu y'umuntu witwaga Titiyo Yusito, wubahaga Imana. Inzu yari ihereranye n'isinagogi. Ariko Kirisipo umutware w'isinagogi yizerana umwami Yesu n'abo mu rugo rwe bose. N'Abakorinto benshi bumvise Pawulo nabo barizera barabatizwa. Hanyuma nijoro mwamaraza musanga Pawulo. Maze umwami Yesu abonekera Pawulo nijoro mu nzozi, aramubwira ati, ntutinye, ahubwo uvuge we guceceka, kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu uzagutera kugirira nabi, kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu. Amarayo umwaka n'amezi 6 yigisha ijambo ry'Imana muri bo. Amen. Amashyi menshi ku mwami Yesu Kristo. Korinto rero ahageze biba ngombwa ko umwami Yesu amwiyereka.
kugira ngo amukomeze. Haleluya. Kuko muri uwo mujyi umwami yari afite abantu benshi bakwiye gukizwa, bari bategereje gusa ijambo. Umwami yari yabateguye. Amen. Biba ngombwa yuko amuha assurance kugira ngo nihaguruka opposition abamurwanya, amen, ntahise agenda, ahubwo nahagume, nta numwe azagira icyo amutwara. Amara umwaka n'igice abwiriza muri Korinto, havuka itorero rinini cyane. Imana yawe icyubahiro. Bwa bwoko Imana yavuze bwinshi buragaragara. Haleluya. Ngeze rero ku ndunduro mukurikire. Umvirize. Paulo avuga ubutumwa muri Korinto, havuga itorero rinini. Nizazandika ujya wumva ngo urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abi Korinto, nabanyine yabwirije. Imana ishimwe. Noneho tugende rero ku mutima w'ubutumwa bwiza bw'uno munsi. Abakorinto ba kabiri ibice bibiri. Muraza kumva rero wa mutwe twavuze, urufatiro gukwizeranya nyakuri. Odiro dusomere Abakorinto ba kabiri ibice wageze. Abakorinto ba mbere ibice bibiri umurongo wa mbere ugere ku murongo wa 5. Abakorinto ba mbere ibice bibiri umurongo wa mbere wa 5, nyuma turaza gusoza. Amen. Ubeneza. Nicyo gituma bene data, ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana, kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Nabanaga namwe mfite intege nke, ntinya, mpinda umushyitsi mwinshi. N'ibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari bigaragaza umwuka n'imbaraga, kugira ngo kwizera kwanyu kudahagarara ku bwenge bw'abantu, ahubwo mu mbaraga z'Imana. Amen. Bashimire ku mwami Yesu Kristo. Haleluya. Mwumvise Paulo avuga iki? Aya magambo mwumvise avuga iki? Ngugiye yagiye ku Bakorinto. Abakorinto ni babandi yabaye umwaka umwe n'igice cya ministeri ye. Wabibise? Abakorinto ni babandi yababayemo umwaka n'amezi 6 kugira ngo bakizwe, ko umwami yavuze ngo bita ubwoko bw'inshano. None Paulo rero arabandikira, ubwo ntakiri muri bo, aracyakomeza kujya kuvuga ubutumwa, sibyo? Kandi umenye ko inzandiko nyinshi za Paulo zanditse ari muri gereza. Amen. None arabandikira ngo bakomeze. Wigiye nazaga iwanyu. Amen. Ngo yaje ameze gute? Turagenda buru ijambo kuri turarangije. Tangiraho. Nicyo gituma bene data, ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga. Okay. Ntabwo naje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga. Kubera iki avuze ibyo? Avuye he? Mbere yuko ajya muri Korinto mu rugendo rw'ubutumwa bwiza, avuye he? Avuye muri Atene. Atene yahuye n'iki? N'abanyabwenge. Hanyuma bamushize muri Areopago. Areopago ni ahantu niho ibijyanye n'ubuzima bw'umugi cyangwa bw'igihugu, sibyo? Yari amasite eta, aho niho bacocaga ibibazo by'umugi. Amen. Kandi n'abakuru b'umugi niho bateranaga, ndetse n'ibintu bijyanye n'ingiko, aho niho byarangizwaga. Bago ni ahantu ibintu public niho byakorerwaga. Amen. Haleluya. Niho Paulo bamushize, sibyo? Noneho abamwumvise aho ni bande? N'abanyabwenge, bari ba filozofi. Okay? Ariko n'abandi bantu baraje ko mumvise ko n'utavugite icyo akora yazaga kumviriza. None Paulo Atene, nubwo hari abantu bakijijwe beki mu bari muri Areopago, sibyo? Ariko mu rundi ruhande yagize esheke. Wayubise? Niyo mpamvu muza kumva ayo magambo. Ni ukuvuga ngo Paulo amaze kumva ko agiye mu banyabwenge. Amen. Nawe yagambiriye kwa borda approche y'umunyabwenge.
Wanyumvise? Na niyo mpamvu yatangiye kubabwira nabo barumva yuko bari kumwe, kugeza aho yaje kuvuga ibya Yesu wavuzutse, aho niho batandukanye. Noneho Paulo ageze Korinto aravuga ati, kubona Korinto naho ni mu Bagiriki. Amen. Sinshaka kongera gukora approach y'ubwenge gusa, kuko ubutumwa bwiza bwa Yesu wabambwe, amen, iyo buvuzwe umwuka wera arabuhamirisha, amen, demonstration of spirit and power. Anyuma Imana ibyo mvuze ikabihamirisha ibitangaza n'ibimenyetso. Ako kanya n'umunyabwenge abona yuko ibyo ndavuga ntabwo ari amagambo yo kwemeza abantu, ahubwo Imana mvuga iri muri twe. Ngo niyo mpamvu mwe Korinto igihe nazaga iwanyu sinashase kuza nk'umunyabwenge nk'uko byabaye muri Athènes. Les philosophes m'ont piégé. Wanyumvise? Tinashatse kumenya ikintu na kimwe. Mu ijambo rimwe mubirize, ariya muri Athènes igihe yarahagaze muri Areopago, haleluya, Paulo yatangiye gukoresha style Abagiriki b'abanyabwenge bakoresha, ibyo bita rhetorique. Mwabyumvise? Nuvuga ngo ukuntu bakoresha amagambo, ururimi, l'art de convaincre, kuko ari imbere y'abanyabwenge ashaka kwinya muri approach y'ubwenge. Haleluya. Nawe atangira gukora nk'abareteri rhetorique, comment manier le logos, amen, uko ijambo rikoreshwa kugira ngo wumvishe abantu ibishaka ko bumva no kubemeza. Asanga rero umwami Yesu Kristo ntabwo agendera muri ubwo buryo, ijambo rye ririhagije. Na niho Bibiliya ivuga ngo ntabwo ari twebwe twahawe kwemeza abantu ku by'ubwami bw'Imana byo kwizera, ahubwo twahawe kubabwira iby'ukuri by'ubwo bwami n'uwo mwami, hanyuma uwemeza arahari n'umwuka wera. Ntabwo umukozi w'Imana afite inshingano zo kwemeza. Na niyo mpamvu tugwa mu mutego nka Paulo yaguye mu mutego ya Athènes, tugashaka gukoresha ubwenge ngo twemeza abantu. Ntacyo dukwiye kwemeza. Kubera iki? Kubera ko ubutumwa bwiza ntabwo buri domaine ya logique. Ubutumwa bwiza ntabwo bubarwa mu bintu by'ibinyabwenge by'isi. Ubutumwa bwiza buri hakurya hejuru cyane y'ubwenge. Haleluya. Kugira ngo wemeze abantu nuko ukoresha iby'ubwenge nkabo, ariko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo burarenza ubwenge bw'abantu. Na niyo mpamvu mu kurangiza mumve yaje kubabwira noneho agiye kubazana rero ku ntego nyayo, ati igihe cyo kujijwa Imana yakirengagije, none irategetse ko abantu aho bari hose bihana, kuko yateguye umunsi izacira urubanza abantu bose irucishije uwo yahaye, umuntu yahaye ikimenyetso cyo mu kumuzura mu bapfuye ari we Yesu Kristo. Ageze aho hantu bari abanyabwenge, bari abafilozofe bahise bahaguruka, bamwe barasitara, ati twari tuzi ko ari umufilozofe, ntabwo ari we. Abandi ngo abagifite ikinyabupfura ngo tuzakumva ikindi gihe. Mwabyumvise? Paulo ahakura isomo. None aravuga ati rero Korinto aho ngiye, haleluya, ntabwo ndi bugende nshaka kubemeza, ahubwo ndagenda mbabwire icyo ngendereye. Icyo ngendereye si ikindi, ni Yesu n'izuka rye. Ibyo rero ntabwo biri muri level y'ubwenge bw'abantu. Amen. Ibi biri muri level yo kwizera, kandi kwizera ni Imana igutanga. Kandi Imana itanze kwizera, n'umunyabwenge buhanitse w'isi ahinduka nk'umwana muto. Iby'ubwenge byose biraca bugufi, kubera yuko ahitabona demonstration ko Imana ari réel, ko Imana ihari. Haleluya. Ntabwo rero twahamagariwe kwemeza abantu, twahamagariwe kubabwiza ukuri, hanyuma umwuka wera niwe yemeza. Yesu yavuze ngo umwuka naza
uwo mwuka w'ukuri uwo ab'isi badashobora kwakira kuko batamubona batanamuzi, ariko mwebwe muramuzi, azaba muri mwe iteka ryose, ngo niwe, ngo niyaza azabayobora mu kuri kose, azabibutsa ibyo navuze, azababwira n'igenda kubaho, hanyuma ngo mu isi rero azemeza abantu iby'icyaha, iby'ukiranuka n'iby'amateka. Ntabwo ari twebwe twemeza, ni umwuka yemeza. Hanyuma mu kurangiza rero ni ibi, mubiriza ngo impamvu ntashatse kuza ndi ntyoza mu kuvuga no mu bwenge bw'abantu nubwo mbufite. Amen. Parce que Paul était un géant intellectuel. Mwumvise ko abafilozofe yabaganye nabo mu by'ubwenge bwabo, ariko ntacyo byatanze muri bo. Amen. Dore ijambo rya nyuma niri ngo kuko sinashatse kumenya muri mwe Bakorinto iby'ubwenge n'ibindi, ngo atari Kristo, kandi Kristo wabambwe. Kandi Paul amenya ngo Kristo wabambwe ku Bayuda n'ikigusha, ku banyamahanga bariya banyatene, bariya banyabwenge, ku banyamahanga, amen, badafite amategeko ya Mose, ku banyamahanga ngo ni ubupfu. Niyo mpamvu muri Areopago bavuze ngo ratubwira iby'ubupfu. Amen. Noneho ubwo bupfu rero bw'abanyamahanga, ubwo bupfapfa n'ibigusha by'Abayuda, ngo ariko bishwemo imbaraga z'Imana. Ni Kristo imbaraga z'Imana, n'ubwenge bw'Imana, n'ukuganuka kw'Imana, n'ukwera kw'Imana. Ngo kubera iki ntashatse kugira icyo menya muri mwe, nta kindi nkwiye kubabwira, ngo kubwiriza kwanjye kwagaragayemo umwuka n'imbaraga. Ngo kubera iki? Kugira ngo ukwizera kwanyu ni guhagarare mu bwenge bw'abantu, ahubwo guhagarare mu mbaraga z'Imana. Ibyiringiro byacu n'ukwizera kwacu, amen, bikwiye guhagarara mu Mana n'imbaraga zayo. Bana mubwe urufatiro nyakuri, ukwizera nyakuri, amen, ni Imana, ni Umwami Yesu, n'imbaraga z'Imana. Iyo utizera imbaraga z'Imana ntabwo uba ufite kwizera. Imbaraga zazo Yesu bapfuye ngo nizo Imana igikoresha mu bizera. Amen. Haleluya. Iyo turi mu bibazo tukwiye kwizera imbaraga z'Imana ko zishobora guca inzira aho bitari, zikazana ibisubizo aho bitari. Ashaka kurangiza kuri ibi. Amen. Haleluya. Mubiriza, igikuru si kumenya byinshi kuri Yesu. Mubiriza, igikuru si kumenya ibintu byinshi kuri Yesu, igikuru ni ukumenya we. Kuko ushobora kumenya byinshi ku muntu ariko uwo muntu ntabwo umuzi. Amen. Nk'ubu iyo ugiye kwiga Albert Einstein, wa mushakashatsi wa mufizisi, ushobora kumenya byinshi kuri we ariko wowe ntabwo umuzi. Rero kumenya byinshi kuri Yesu ntabwo ari cyo cy'ingenzi cyane. Icy'ingenzi ni uko umumenya wowe, we ku giti cye. Amen. Abantu benshi rero bazi byinshi kuri Yesu ariko ni bake bamuzi ku giti cyabo. Na niyo mpamvu iyo bageze ahantu hakomeye ntabwo babyeyivinga, ntabwo bitwara nk'abantu bamumenye. Ibihe turimo rero ni ibihe byo kumenya byinshi kuri we, yego, ariko cyane cyane kumumenya we n'imbaraga ze zamuzuye mu bapfuye. Ko niko rufatiro ukwizera nyakuri, kumumenya Yesu n'imbaraga zamuzuye bapfuye. Ndiyo jambo ushaka turangirizaho. Nona nk'ubu urabona ko isi ingi mu bihe bikomeye. Niba utabizi, je t'informe, isi igeze mu bihe bikomeye. Niba utabizi ndiyo ndabikubwira. Amen. Kugira ngo twebwe nituzagera no twitwara nk'abapagani, okay, birakeneye ko
hamwe no kumenya byinshi kuri we umwami, ariko cyane cyane tugire umwete kumenya we. Ibyo nibyo bizadutabara. Hanyuma turangize kuri umugabo nyine Paulo aravuga intego y'ubuzima bwe. Amen. Bwose iyo ariyo yarayireze inyuma magambo make, yabishize mu magambo make intego y'ubuzima bwe. Abafilipi ibice 3. Imana ishimwe. Haleluya. Ku murongo wa 7. Amen. Uze ku murongo wa 14. Hanyuma dusenge. Hanyuma ngo uhamagare wowe uri hano ukabutarakira Yesu Kristo, uraza gutera intambwe hano imbere tugusengera uve hano ufite agakiza, tangiye nawe urugendo rwo kumumenya. Namwe mwamaze kumumenya mushobora kuba wenda mumuziwe byinshi, ariko mukaba mutamuzi ku giti, mumuzi muri intimité, muzi mukubana umugabo n'umugore babana, si suppose ko bazinanye, sibyo? Kugeza mu rwego runaka na Yesu yo mubana nk'umuntu, mubana koko. Imana ishimwe. Mukagirana nawe amabanga. Imana yabwe icyubahiro. Haleluya. Akakubisa amabanga ye nawe ukamubisa amabanga yawe. Imana ishimwe. Anakuwa rafiki yako. Amen. Nawe unakuwa rafiki yake. Amen. Reka dusome amagambo hano. Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva mu Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma nkasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Amen. Amen. Tahana umurongo wa 10 gusa. Nibagirwa ibindi navuze, tahana umurongo wa 10. Basubiremo. Utahana umurongo wa 10. Kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Amen. N'amagambo abiri. Dore icyo Imana iguhamagariye kumumenya we Kristo n'imbaraga zo kuzuka kwe. Subiramo uyu magambo gusa. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Kugira ngo mumenye we n'imbaraga zo kuzuka kwe. Kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Voilà. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Iyo bavuze afin que bavuga intego, ni but. Ngo je intego yo kubaho kwanjye Paulo nukugira ngo mumenye umwami Yesu Kristo n'imbaraga zo kuzuka kwe. Kubera iki? Kuko nirwo rufatiro gukwizera kuzima. Ntabwo ari amagambo menshi kwiye kumenya Imana, nubwo ari byiza, ariko nukumumenya we mu buryo bw'umwihariko. Haleluya. N'imbaraga zamuzuye mu bapfuye. Ibyo nibyo byagufasha mu bigeragezo. Ibyo nibyo byagufasha igihe ibintu byose byahagurutse. Amen. Kukurwanya mu buryo bishaka kugusunikira kandi mu bupagani. Kumumenya we n'imbaraga zamuzuye mu bapfuye, nicyo kintu Imana ishaka ko umuntu wese witwa umwana wayo akwiye kubigira nk'intego y'ubuzima bwe. Turi imbere y'ikibazo cy'amafaranga, turashaka kubaka urusengero tuvuge, n'urugero none abandi arangije. Turi imbere y'ikibazo cy'amafaranga, turashaka kubaka urusengero tuvuge, kandi abantu bari mu itorero nta mikoro bagira. Amen. Badamarisi nago turababona, n'abandi Barudia nago baraboneka. Mwabibise abo bose nago turababona, none kandi umuntu ukoreka no turabigira gute? Haleluya. Aho niho tumenya yuko tutahamagariwe kwizera amagambo gusa avugwa kuri Yesu, ahubwo twahamagariwe kwizera we
tumaze kumumenya n'imbaraga zamuzuye mu bapfuye. Izo mbaraga zirahagije, haleluya, gufungura imiryango yose aho ikagera. Izo mbaraga zirahagije kuzana mikoro y'ubwami bw'Imana. Izo mbaraga zirahagije kugira ngo zikubesheho mu gihe gikomeye. Nizo mbaraga zabesheje Eliya mu gihe cy'amapfa. Nizo mbaraga zazanye bya bikona bigaburira Eliya. Izo mbaraga ntago zijya zineshwa. Izo mbaraga ntago zijya zineshwa. Reka ndangize bavandimwe, munyumve neza mbere ko mugenda. Haleluya. Imbaraga Imana yakoresheje mu guca inzira mu nyanja itukura ngo Abisirayeli batambuke, ziriya mbaraga no munsi n'abanyabwenge n'abasiyantifike barabitekereza kuvuga ngo impossible, ntabwo ibintu byabaye, kuko ntabwo bumva ukuntu inyanja itukura amazi yarahagaze mu ruhande rumwe aburukuta ahandi agahagarara, miliyoni zisaga 3 n'igice udashyizemo amatungo n'ibiki byose biratambuka. Ntabwo bumva izo mbaraga. Iyo pressure yaje, iyo muyaga wahushe, ntabwo babyumva. Siyansi uyu munsi irapfukama imbere y'igitangaza cyabaye ku nyanja itukura. Ariko mumenye ibintu, imbaraga zazuye Yesu wapfuye nuzigereranya n'imbaraga zaci inzira mu nyanja itukura. Imbaraga zatandukanije amazi nyanja itukura n'agatonyanga, ugereranije n'imbaraga Imana ya deploye kugira ngo izure Yesu bapfuye. Nabwo Imana yaduhaye imbaraga zo gutandukanya amezi atukura nubwo zihambaye mu maso ya kimuntu. Imana yaduhaye imbaraga zazuye Yesu bapfuye. Nimba imbaraga zatandukanije amazi nyanja itukura zakoze ibintu bikomeye, siyansi no munsi igapfukama ikavuga ngo impossible, none imbaraga zazuye Yesu bapfuye kwa ariyo puissance, haleluya, irenze izindi puissance zose. Haleluya. Rashakara marasanda. Haleluya. Haleluya. Imana iduha imbaraga yakoresheje mu guca inzira mu nyanja itukura. Twavuga duti mbega ibintu bikomeye dushaka gukora. Ariko Imana ntabwo izita imbaraga zihanitse, n'agatonyanga. Imbaraga Imana yasutse muri iriya mva kugira ngo izure umwami Yesu Kristo ave kuzimu yongere yibura mubiri ahaguruke. Izo mbaraga nizo mbaraga ziri hejuru y'imbaraga zaremye universe. Imbaraga zaremye amanyenyeri, imbaraga zigendesha izuba, imbaraga zigendesha amagalaxy, imbaraga zituma ibintu byose bizenguruka mu isanzure. Izo mbaraga n'agatonyanga ugereranije n'imbaraga Imana yasutse mu mva ya Yesu Kristo ngo imuvaneyo. Izo nizo mbaraga Imana yasutse muri twebwe abizera. Izo nizo mbaraga Imana yasutse muri twebwe abizera. Nitumenye izo mbaraga bene data, ntabwo tuzongera gukangwa na Satani. Nitumenye izo mbaraga bene data, ntabwo tuzongera gukangwa n'isi. Nitumenye izo mbaraga bene data, abapfumu ntabwo badukanga. Nitumenye izo mbaraga, abarozi ntabwo badukanga. Nitumenye izo mbaraga, ubukene ntabwo badukanga. Nitumenye izo mbaraga, inkota ntabwo yadukanga. Nitumenye izo mbaraga, ibiteye ubwoba by'isi ntabwo byadukanga. Nitumenye izo mbaraga, urupfu turarukandagira, kuko nizo mbaraga zamize bunguri urupfura kuzimu. Izo ni Imana yasutse muri twebwe. Izo ni ukwiye gutangira kubaka kwizera kwawe. Uzaje wibaza ikibazo kiri imbere yawe, uvuga uti ziriya mbaraga zaciye inzira mu nyanja itukura ndabona zikomeye kurusha ikibazo, none ntabwo ari Imana yasize muri ze, yasize iziruta izo. Haleluya. Izo yakoresheje mu kuzuza Yesu wapfuye, izo nizo yampaye. None wowe wakibazo we uri iki wowe imbere y'izo mbaraga? Uri ubusa. Haleluya. Erega ntago turamumenya, ntago turanamenya n'imbaraga zo kuzuka kwe. Tuzi byinshi kuri we, ariko we ntago turamumenya. Mwabyumvise? Kuko ibintu by'Imana yarambwira, iravuga iti nshaka itorero ryanjye rimenye ibi, kubera ko ibiye bashaka kwinjiramo nibihe bikomeye. Bazi byinshi kuri je, ariko ni bake banzi. Ngo babwire, niba munafashe umwanya wo kwigisha, ubabwire bamenye ko ibiye bagira binjye mu birakomeye.
ntabwo ari amagambo banziho menshi yabafasha, ngo ahubwo icyo bakwiye kumenya ni ukumenya ryewe n'imbaraga. Kumenya Yesu n'imbaraga zamuzuye bapfuye, iyo niyo ntego yawe kubera ibihe bikomeye utangiye kwinjiramo. Wabibise? Ntabwo ari amagambo menshi wamenye kuri Yesu azagufasha, ahubwo ni ukumenya we as a person, umumenye nk'umuntu. Amen. Hanyuma utangire kwiga ku mbaraga zamuzuye bapfuye, izo nizo uzizera mu bikomeye. Kandi ndabikubwira, je te certifie, je te garantis, I assure you, Hamiriza cette puissance là izo mbaraga n'échoue jamais, ntago zinanirwa, quel que soit l'obstacle, quel que soit l'obstacle, ikibazo icyo ari cyo cyose, quel que soit le mur qui se dresse devant toi. igikuta kikuri imbere icyo ari cyo cyose, C'est la puissance inégalée de ni Dieu. imbaraga zitagereranywa z'Imana. Izo nizo duhamagare kumenya na nyirazo. Duhaguruke bavandimwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Tujya dusenge nk'itorero, sibyo? Buri muntu wese abwira Imana ati, Mana, ndagushima ko nzi amagambo atari make kuri wowe, ariko ukumenya ku giti cyanjye ndacyari kure. Wibwira umwami. Tangire dusenge, mwese asenge. Umvise icyo ukwiye gusengera. Hanyuma uri hano akaba atarakira Yesu, mu gihe turasenga atari intambwe azana imbere kugira ngo tumufashe ave hano afite agakiza. Ubwo Yesu yaje kubera wowe. Nyuma y'urupfu udafite Yesu ni ingorane zikomeye. Mu gihe dusengera itorero, wowe utera intambwe, wowe utarakira Yesu Kristo, uze hano imbere. Ntabwo ari dini ishasha winjiyemo, ni agakiza ka Yesu Kristo. Uze hano tugusengere, uve hano ufite agakiza, nawe uhagarare nk'umuntu Imana yemera ko ari umwana wayo. Abandi rero mugihe dutegereje hano abantu bashaka kuza kwakira agakiza, reka twese uyu mwanya umuntu wese asaba Imana kugira ngo imwe gutangira urugendo rwo kumenya umwami neza, atari kumenya amagambo menshi kuri we, ari ukumenya we ku giti cye. Alléluia. Seigneur Jésus, Mwami Yesu, nous sommes devant toi. turi imbere yawe, Nous avons entendu ta parole. tumvishe ijambo ryawe. L'important, ce n'est pas de savoir beaucoup de choses sur toi, Icy'ingenzi si ukumenya byinshi kuri wowe, mais c'est de te connaître toi en tant que personne ahubwo ni ukukumenya wowe ubwawe et la puissance de ta résurrection. n'imbaraga zo kuzuka kwawe. Et je prie maintenant pour l'Église, Ndasenze nonaha kubw'itorero dans le nom de Jésus, mu izina rya Yesu, que l'esprit de révélation umwuka wo guhishurirwa dans la connaissance de Jésus mu kumenya Yesu et la puissance de la résurrection, n'imbaraga zo kuzuka kwawe, Seigneur, libère cet esprit, rekura uwo mwuka, l'esprit de révélation umwuka wo guhishurirwa dans notre homme intérieur, mu muntu wacu w'imbere, afin que nous puissions te connaître kugira ngo et tukumenye la puissance de la résurrection. n'imbaraga zo kuzuka kwawe. Celui qui est prêt maintenant, Uwiteguye nonaha, lève ta main maintenant. zamura ibiganza byawe Vous nonaha. savez, la Bible dit c'est l'esprit qui donne cette connaissance. Murabizi ko Bibiliya ivuga ngo ni umwuka wera utanga uko kumenya. Paul a prié pour les Éphésiens. Paulo yasengeye Abaefeso, Il a dit, je prie Dieu avuga ngo ndasenga data Imana pour qu'il vous ouvre les yeux de l'homme intérieur, kugira ngo ibafungure amaso y'umuntu wanyu w'imbere, afin que vous soyez fortifiés dans votre homme kugira intérieur ngo mukomezwe mu muntu wanyu w'imbere, et que vous receviez l'esprit de révélation kugira ngo mwakire umwuka wo guhishurirwa dans sa connaissance. mu kumumenya. Si tu es prêt pour recevoir l'esprit de révélation, Niba witeguye kugira ngo wakire umwuka wo guhishurirwa, fais-toi connaître maintenant.
Fais-toi connaître maintenant. yerekane ko ushaka kwakira. Tu veux l'esprit de révélation. Urashaka umwuka wo guhishurirwa. C'est l'esprit de révélation. Ni umwuka wo guhishurirwa. C'est Jésus qui donne l'esprit de révélation. Ni Yesu utanga umwuka wo guhishurirwa. Si tu es prêt, lève ta main. Niba witeguye zamura ibiganza byawe. Dieu va te donner l'esprit de révélation. Imana iraguha umwuka wo guhishurirwa. Et tu vas commencer à connaître Jésus en personne. Uratangira kumenya Yesu neza uwo ari we. Et la puissance de sa résurrection. N'imbaraga zo kuzuka kwe. Dans le nom de Mu Jésus, izina rya Yesu. nous délions sur ta vie. Turarekuye ku buzima bwawe. Mon frère, ma soeur, Muvandimwe mushiki au wanje. nom de Mu Jésus-Christ, izina rya Yesu Kristo. nous délions sur ta vie. Turarekuye ku buzima bwawe. Dans ton homme intérieur, Mu muntu wawe w'imbere. l'esprit de révélation, Umwuka wo dans la guhishurirwa. connaissance du Seigneur, Ni ukumenya umwami. dans la révélation de sa Mu puissance. guhishurirwa imbaraga ze. Reçois au nom de Jésus, Akira mu izina rya Yesu. qui te soit fait selon ta foi. Bikubere nk'uko wizeye. Jésus te donne l'esprit de révélation maintenant. Yesu aguhaye umwuka wo kumuhishurirwa. Reçois l'esprit de révélation Akira maintenant. umwuka wo guhishurirwa. Reçois l'esprit de révélation Akira maintenant. umwuka wo guhishurirwa. Reçois l'esprit de révélation maintenant. Akira umwuka wo guhishurirwa Tu nonaha. vas commencer à Uratangira connaître Jésus kumenya Yesu comme jamais auparavant. kurusha uko wari usanzwe Non umuzi. seulement le connaître, Si ukumumenya tu gusa, vas croire en lui uraza et en kumwizera sa puissance. n'imbaraga ze. Que ton intelligence Ubwenge soit bwawe soumise maintenant ube munsi y'ubutware à cet nonaha. esprit de révélation. Uwo mutware bw'uwo mwuka wo Au nom guhishurirwa. de Jésus, Mu izina rya Yesu. in the name of Jesus, Mu izina rya Yesu. in the name of Mu Jesus, izina rya Yesu. the spirit of Umwuka. revelation Umwuka wo by guhishurirwa. the power of the Holy Spirit. N'imbaraga z'umwuka wera. Receive the spirit of revelation Akira umwuka wo guhishurirwa. in your inner being. Mu muntu wawe w'imbere. Tangira ushima Imana mu magambo yawe. Amen. Amen. Commence à bénir le Seigneur. Tangira ushime Imana. Tu commences à lui dire, Seigneur, merci Tangira ubwira umwami urakoze. pour l'esprit de révélation Kubw'umwuka wo guhishurirwa. que tu m'accordes Umpaye. pour que je puisse te connaître Kugira ngo mbashe kukumenya. et la puissance de la résurrection, N'imbaraga zo kuzuka kwawe. afin que ma foi Kugira ngo ukwizera kwanjye soit fondée kubakire non pas sur la sagesse humaine, atari ku bwenge bw'abantu mais sur la puissance de Dieu. ahubwo ku mbaraga z'Imana. Au nom de Mu Jésus, izina rya Yesu. au nom de Jésus. Mu izina rya Yesu. Alléluia, Amen. alléluia, Amen. alléluia. Amen. Asigaye ndabashimiye mwese umwanya muhaye Imana, muhaguruke tubahe umugisha. Alléluia, Amen. amen. Ijambo ry'Imana ni imbuto itabora, turizera ko rikomeza gukora akazi. Amen. Ubu nubwo umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Shalom, mwana umugisha w'Imana, muzagira icyumweru cyiza.